ahubwo Cynthia amakuru ya Kevin ko wikanze Kevin nyine twaramubuze. Kevin mwaramubuze? Nitwa Kagabo Jackson. Mama wanjye yitabye Imana nyivuka, sinigeze ngira amahirwe yo kumumenya. Papa wanjye nawe yaje gushaka undi mugore, ari nawe wandeze kuva ndi umwana kugeza muze. Papa wanjye yaje kwitaba Imana, gusa asigaye yanditseho imitungo yose. Birumvikana muka data ntabwo byari kumushimisha, byatumye akora ibishoboka byose kugira ngo ayisigarane. Ndagira ngo mumanire umwana wanjye. Turabumva. Mfite umwana ise yansigiye ariko amwandikaho imitungo yose. Ndashaka ko mumusarisha agasara, byibuze nanjye nkareba ko nagira uruhare kuri iyo mitungo. Inkuru y'ubuzima bwanjye nuko itangiye. Ya, turabumva. Ariko nanjye nari ngukumbuye. Ngaho rero tujye mu cyumba. Ubwo bagutetse umutwe aba nabasikamu. Jese ndi umusazi. Ahubwo ni wowe wasazi we reba. Nitwa Kevin. Nisanze ndi mu rukundo n'umwana w'umuti. Cyari cyiza pe. Nyuma mukuru wanjye yaje kumukunda. Uriya mugabo ntabwo ari uwawe. Kuba mwarakundanye ntabwo bivuze yuko yafite uburenganzira bwo kumukunda. Intambara y'umuvandimwe biratangiye. Urashaka ngo bigende bite? Urashaka bigende bite? Ndi gushaka aruge nishaka mumuruge ngiruke ku musozi atura amashashi ubundi adekera umugabo. Urukundo uyu munsi kumva natakigukunda. Uyu mwaka abantu benshi baziko ngongera aho turi impanga. Ntabwo nkeneye kubimanga nawe. Ko buretse kubwira ikintu. Jya unyubaha wibuke ko ndi mukuru wawe. Uzi ikintu uri gukora se? Dutangire umukino. Tuwite intambara y'abavandimwe. Ndagufashe. Nyiragasa. Ziwe. Nyiragasa. Ziwe. Nyiragasa. Nyiragasa urihe? Ate waretse kunyisha wakaje. Nyiragasa. Nyiragasa ziwe.
Nyiragasa ese Nyiragasozi ari he? Muravuga gake sina nakumve sinzi ibintu wiberemo hariya ako si kugira ngo nkubuke wowe gutyo gusa ese ubu ubona ari byiza kuza ngagaranga umwanya ungana gutya basihangana ubizi n'abana bari ko bari hariya ese siyo mpamvu nyine nanjye nsohotse byagoranye omega jyana ayo ngayo andi nzayagurisha ushaka umuntu uyaguha nzayamusubizisha ubuse nkayo yamaye umugabo mariya mbese naguze agaciro k'ayo mafaranga yajyane nayo bayakuvunjire akira amafaranga yawe baramvunjira se yangaye mangaye nakagaciro utangiye kujya witwara nabi ngaho nayo yansubiza nayo yazane niba nayo udashaka kuyatwara njye nta mwanya mfite wo kujya mu mujyi imodoka yanjye yapfuye wowe genda mu mujyi bayakuvunjira bamvunjira yangaye ayasorimo iki nyine yangaye arimo iki kandi ibi bintu utanu uzapfa ahubwo ntukajya undakaza oya ubutaha ibintu uzapfa njye mpagarara yangaye isaha yose ngutegereje urimo hano imbere ese ubugira ngo nsohoke gutyo gusa nkubutse uko njye narize ngo nunahari narinjye no kwigendera simpari kandi twavuganye ariko wagiye witwara gakeya njye ibintu byanjye byose mbishyiramo ubwenge ese ugiye hari uko mba ntihangana nyine uko abantu bose batambuka ahangaha bagira ngo ndi n'igisambo ntiwave hano ku gipangu isaha yose ubu se umuntu wamanutse ahangaha akongera akambona yabonye ko ndi ikihanga ubu koko ukugaragara ukumeze uri umusore mwiza ubu urabona ugaragara nk'umuntu w'umujura ko wowe njyewe nagize ikibazo cy'imodoka ejo nzajya kuri banki ndikuza ndi nyabusubiza genda urebe umuntu sawa nabi n'imisanzu wari umeze ugera ahari ko ntambwira amakuru yawe ndabizi ko ufite ibibazo byinshi mfite ibibazo byinshi bikeneye amafaranga nta n'ikintu mfite na kimwe mu nzu ibyo ni ibibazo toto ese wagira ngo ugenze nahamagaye umukanishi kuva mu gitondo na n'ubu ntabwo araza ese ubundi uwo mukanishi utabona icyo ntabwo wafata moto ariko mfashe moto ngenda niteza yazana indi kuyakuvunjira ntapana kuvunjisha ndashaka no kujya kuri banki nkakora nk'aho ndetse ntabwo wakoresha sheke bobo mbabarira wowe twara ibintu gake ejo mu gitondo ndabyukira kuri banki nguhereza amafaranga ukeneye ngo ukeneye biki ibikoresho byose byo mu nzu se ahubwo nawe usigaye ushaka amafaranga menshi ariko ntacyo n'ubundi amafaranga nicyo abereye ariko nawe ujya ugera aho umenye icyo nkeneye ese hari icyo mbona nakora si ubu kuba uje wirakaje ubu nanakubaza n'amakuru ibi n'ubu wabiteye none se ubu ari nkawe se ariko urabizi ko ntasanzwe mbikora niba bibaye rimwe ugomba kwihangana ko wihuse ndetse wagira ngo ube n'umwe abana bawe bansanze aha ngaha
ibyo twavuganaga ntibyarangiye se. abana barimo imbere natwe turi hanze urumva babimenye ko Ntabwo basohoka. okay ngaho genda turavugana kuri telefone Ariko bitari ibintu ntuzabyongere mbabarire. Ibintu ntuzabyongere byo ntabwo kumeza hano. bizongera simbikubwiye ikibazo nawe nacyo simbikubwiye Bye. Ma, buriya nanone yari bobo. akwa mukobwa wabuze ibyo ukora ku buryo uzajya wirirwa wumviriza abantu bakuru Umva ma, reka nkwibare ibyanyizamenyekana. ndabyumva ariko mfite ikibazo gikomeye pe ndabona ibintu bitangiye kuba bibi ntabwo nshaka ko ibi bintu bingarukaho ugerageze ubyiteho biramutse bingizeho ingaruka ntabwo uzi situwasiyo ndimo irakomeye si ubite ko numva uri kugenda unyihakana halo halo Nyiragasa! Nyiragasazi we! Nyiragasa! Nyiragasazi! Nyiragasa! Nyiragasazi! Nyiragasa! Diane, mwenye nawe ngukeneye pe. Ndishimye kabisa noneho. None se umeze ute? So wabanje ukansuhuza ubundi. Diane, wabanje ukansuhuza. Cyangwa nsuhuza. Sibyo? Wikunde yako. Okay, it's okay, ntacyo. None se nta kintu kimwe cyagutse, sibyo? Kandi nyemerere ntugihakane. Ashaka umugore agusohoka. Ninde? Njyewe Diane? Umusingakazi njyewe ngo dusohokane nyina? Ese umusingakazi njye sindi we? Ha. Ubundi mbwira. Uri igitotezo kuri njyewe. Uri igiki gituma wirirwa ahantu hose uzi ko wajya mu bisupaguru kuri njyewe? Ninde wakunzirikiye? Ndigendeye urantangiriye ngo dusohokane. Sundi izo furu zikura. Wowe nyemerera gusa. Ujya ufatwa n'ibiki?
imfunguzo zanjye ntabisize. Sabe byiza. Diane. Shaka gusohokana. Sibyo. Nshaka imfunguzo zanjye. Ese amafaranga nashaka imfunguzo zanjye. Nayabonye yewe winjiri mu mye. Nandeze barabyemeye. Owe. Arega ndabizi ko nawe nkunda no. Nyine naga ari ngombwa gufungura. Sibyo se. Ntugire ikibazo. Amafaranga ndayafite yo kugusohokana. Ndayafite. Uretse niba gato nago. Reka do. Nago nshaka kugenda umaya neza nkwereka. Hari nandi kuvunja. Ndi kumva icyuke. Aya nayo kuvunja. Ndi kumva icyuke. Reka amafaranga ndayafite igihe nta kibazo. Nushaka umubwire tujye ku Kibuye cyangwa ku Gisenyi tumureho n'icyumweru. Oya, nushaka ko yabike tu. Winkoraho bobo, winkoraho please. Excuse me. Ese kugukoraho bigutwaye. Nyine winkoraho. Yonyine kuniba. Okay, basi wabyemeye. Ese ibinzajye mpora mbivuga inshuro zingahe ko ngukunda. Uri kureba ayo mafaranga se ari yo ucukisha mu. Njye mpora mbivuga kangahe ko ngukunda. Nyine amafaranga niyo ugiye kungura se. Ese ko ni ukukugura. Niba nifuje kugusohokana urumva ari ukukugura koko. Bobo byoroshye sibyo? Nta kibazo. Urabyemeye? Turamba umwanya wo kwitegura hanyuma turajyayo. Urabyemeye? Ariko n'ubwa nyuma n'ubwa mbere ntabwo tuzongera gusohokana. Siko bimeze? Ntabwo tuzongera gusohokana. It's okay nta kibazo. Nta kibazo byemeye. Sibyo? Nta kibazo tugende nonaha. Oya, uretse nese gahunda arangiye. Turaza gukora sibyo? Ndakuvugisha. Ngiye no kwitegurana nambare. Singo. Ubu ni saa 11 n'igice. Yes. Akawumbwira sanga. Byoroshye. Byoroshye. Ariko urabyemeye? Urabyemeye? Okay. Gahunda ni iyo ngiyo. Take care.